Hello ladies and gentlemen, muraho neza, muri amahoro, murakomeye, nanjye ndakomeye n'abanjye turaho. Reka duhere kuri iki, tumaze iminsi nakira ibitekerezo by'inshuti zanjye, abankurikira, abangira inama y'iterambere, uburyo nakora ibintu biri smart, bimeze neza kandi bifasha buri wese mu babasha kunyumva. Barambwira bati iya Mwamba TV, iya Mwamba warabisobanuye, twumva ko ari inkingi ya Mwamba kubakwa well and good, ariko biri très philosophique, ngo biri ni ikintu umuntu biri philosophique, harimo ngo ibintu bikaze cyane umuntu akajya mu kujya gushakisha kuvuga ngo iya Mwamba, noneho content y'ubwa ikaba yamucika. Barambwira bati ko tukuzi kuri Pedro, MC Pedro, kuki utajyanisha aho ngaho nujya kugushaka yakwandikamo MC Pedro ugahituza ibiganiro bikatugeraho neza, cyangwa se tukareba n'ibikorwa byawe. Byatumye rero nkora revision y'imbuga zanjye nkoranyambaga mereye kuri channel yacu. Ntabwo ikiri iya Mwamba TV nkuko nabishyize kuri ku rukuta rwanjye rwa WhatsApp, ngira abantu ko nahinduye bitari ya Mwamba TV, ahubwo ari MC Pedro KR. KR bivuga Kigali Rwanda, kubera ko hari abandi yitwa ba Pedro, abandi ba MC Pedro. Nagombaga gushyiraho iryo tandukaniro ryo kuba ari MC Pedro KR Kigali Rwanda. Nuwo warangira uti ushaka ama highlight y'uko yayoboye, ushaka ibiganiro, wajya kuri MC Pedro KR. Hagati ya MC Pedro na KR hariko bita underscore, ni ka karongo gasa nagafatiye hasi. Voilà, murakoze cyane, murakaza neza rero kuri MC Pedro KR. Iyo ni YouTube channel yanyu mwari musanzwe muriho mwa subscribinze, ariko noneho yahinduye. N'abatarakora subscribe mubikore kugira ngo mudutere inkunga, kandi noneho mukandi nakazogera kazajya kavuga ngo twi mu gihe ibiganiro bigezeho nawe ubibone kandi ubibonere igihe. Ushyiraho comment, utugira inama, hanyuma nibikunezeza usharinga abantu bagende bumva ibiganiro byacu kandi banabirebe byiza, bakomeze kubakwa. Ndabashimiye, ndongeye kandi mbahaye ikaze. Twagarutse rero muri Pedro's Quote Series. Ushobora kwibaza uti quote y'uyu munsi ni iyi? Nkuko mubibona kuri screen, uko twabishyize kuri thumbnail, ni Carpe Diem. Carpe Diem. Carpe Diem c'est quoi? Carpe Diem ni iki? Carpe Diem ni imvugo y'ikilatini yagaragaye mu nyandiko zitwa Horace, zitwa les Odes. Hanyuma none aravuga ngo Carpe Diem. Reka bisome neza kugira ngo ntaza kubivuga nabi. Yaravuze ngo says the day putting a little trust as possible in the future. Ngo fata umunsi wawe, fata umwanya wawe. Ni nko kuvuga ngo ufata ubyaza umusaruro, unyunyuze, wumva uburyohe bwaho, hanyuma we kwiringira ibyejo. Ku munyarwanda aravuze ngo ibyejo bibara abejo. Disclaimer, reka nishinganishe. Kubabwira ngo gutya Carpe Diem cyangwa quote nazani yari yo yose, ujye uyumva itagukuye mu byizerwa byawe, itagukuye mu myemerere yawe, itagukuye muri science. Hari ibyo nakubwira ukajya kubimariya na biology wize, ukajya kubimariya na psychology, ukajya kubimariya n'ubwubatsi. It's fine, it's fine. Shyira ibirenge ku butaka, wumve quote nguhaye, wihuze n'ubuzima bwawe, uraza gukuramo ikintu kizima. Sinkubwiye ngo byose ubyavale, umire we no. Nawe tekereza nk'umuntu Imana yahaye ubwenge, hanyuma noneho icyo nakubwiye cyo gufashije ugifate. Carpe Diem, fata umunsi wawe. Ni nko kubwira umuntu ngo fatiraho witegereze ibyejo, kuko ejo ntuhaze sawe. Hari imigambi ufite yejo, ariko kubitekereza ibyejo byigutwara ngo unanirwe gutekereza ubwiza bw'umunsi Imana yaguhaye. Hari umuntu umwe wavuze ngo ubaho nk'utazapfa, hanyuma ugapfa nk'utarabayeho. Ibyo bivuze iki? Kumva ko ibyo wagakoze uyu munsi byiza ngo uzabikora ejo, ubwo ubuvuga ngo ejo nzaba mpari. Who knows? Ushobora no kuba udahari.
tujya tubibona se. Hari umuntu wavuze ati buriya mu irimbi haba hari imishinga myinshi, haba hari inzu zitubatswe, haba hari indirimbo zitasohotse, ariko kuko umuntu atayigize imbaraga cyangwa se wenda ubushobozi bwari butaraza, ibitekerezo bikagenda bikajya iwabo wa twese mu irimbi Rusororo. Buriya bakuzamuriye ama etaje aryamye hariya mu bitekerezo by'abantu bapfuye ni menshi cyane. Nyamara iyo bari baramenye ijambo carpe diem, simbukira kuri opportunité, ku mahirwe ugize yasimbukireho kandi uyibyaza umusaruro, unayinjoying, uyaryoherwemo rwose. Seize the day, fata umunsi wawe, fata umwanya wawe, niba uwubonye uryoherwe. Niba ufite ku kazabibu nk'aka kanywe. Njye nkunda kubwira abantu kugira ngo uryoherwe, usoma usa n'uhumirijeho gatoya. Burya iyo usomye ku kintu cyangwa ukajya kunyunguta ikintu kanuye ntabwo buryohe buza. Kwirinda distraction izo ari zose kugira ngo ikintu urimo kikuryohere. Njyewe ntandukanye n'ababisobanura ngo ni ukujya kwishimisha, kwiyanivra, ugasinda, ukagira no. Niyo mpamvu nababwiye ngo quote iyo ari yo yose nababwira uyijyane n'indangagaciro wigishijwe, uyijyane n'iki. Hanyuma ibyo utemerewe ntubikore, ibyo wemerewe ubikore kandi ubinezererwe. Ushobora kumbaza uti ni gute nanezererwa uwo munsi, ni gute se nahitamo ikinezeza? Ngiye kubabwira ibintu bigera muri 15, ariko nawe ushobora no gutekereza n'ikindi. Ngiye nuko bafungura gusa, nuko inspira, ubundi nkigendera nkinjoyinga umunsi wanjye nanjye. Nuko ubuzima ni bugufi rero, kandi ejo ntabwo hizewe. Kuba tuhasevingira, tukazigamira intego, tukazigamira ingoboka, tukazigamira ejo hazaza, donc mu zabukuru, nuko tuba tuzi ko ejo hahari, ariko ntabwo uri sûr uzaba ugihari. Ariko uravuga uti niyo naba ntagihari, abanjye bazasigarana ibyo nakoze. Ariko noneho turimo turaba kwinjoyinga umunsi uriho, kuko ubuzima bwacu ni bugufi, ejo ntabwo tuhazi neza. Rero uyu munsi reka turebe uburyo twawunezererwamo. Icyambere, gira ibyo wishimira kandi ushime ku bwabyo. Gira ibyo wishimira. Hari ibyo Imana yaremye tudafiteho ikindi twabihinduraho. Izuba rya mu gitondo, mubona ukuntu riba ari ryiza. Uyu mufotogarafu ndi imbere mu bintu akunda gufotora, swat arafotora izuba rya mu gitondo cyangwa se afotora rya kiberinka. N'umuntu yaplashije muri iyo background y'izuba rya kiberinka nawe afite ishusho ryiza. Hari abaprefera kwifotoza barirebamo, bakabafotora mu irugu, noneho iryo rugo bakaryijimisha, noneho hagasigara rya zuba, kugafoto kaba ari keza cyane. Hari abantu rero batazi gushimishwa n'ibiri aho hafi Imana yaremye. Genda kuri iryo zuba urirebe, genda muri nature, genda ujye mu gisambu, uca akarabo, ukihumurize, wumva uryo gahumura, wumva kugira neza kw'Imana, wumve ko ufite ibintu byo kwishimira. Uzi kwirirwa kuri machine ukabura n'umwanya wo kujya kwihumuriza utwo twatsi n'utwo turabyo, ko bitagombera amashuri, ntibigomba amafaranga, wanabikora ntibigusuzuguze, bikunaniza iki? Gira ibyo wishimira. Ibyo ni iby'Imana yaduhaye, yaturemeye, yadushyize imbere kugira ngo tubyishimire. Hari iby'igihugu kidukorera. Uri i Kigali, uhora ubwirwa uburyo kuri golfe i Nyarutarama bahakoze uduhanda tw'icyatsi kibisi. Uri aho ngaho, nturafata na weekend ngo ujyemo, ugenda ugaburira amaso nayo uyoze. Babyita koza amaso iyo urimo kureba ibintu byiza. Ibyo nibyo leta iba yaradukoreye, ibyo nibyo igihugu kiba cyaradukoreye, ariko dukwiriye kubyishimira.
ukanabishimira n'uwabikoze. Ubwa mbere twashimiye Imana, ubwa kabiri turarimo turashimira leta n'ubutegetsi bwayo budukorera ibintu nk'ibyo kugira ngo abanyarwanda bishime, kugira ngo abantu bishime. Hari n'undi muntu wagukoreye ikintu cyiza, aka gashati umuntu akaba yakampayemo kado, hayiza nkakambara nkavuga ariko reka ngaho umwanya nzimye telefone ninjoyinga aka gashati, narakaguze. Ariko dusipoze ko ari uyu muvandimwe ndi imbere wakampaye, iyo nkambaye kakanryohera narangiza nkamushimira, ubwo mba ndimo kwinjoyinga the moment, umunsi ndiho. Guys, reba ibintu ushobora kwishimira, urebe n'uwo wabishimira, winjiremo. Bitwaye iki se? Ntacyo. Dore icya kabiri rero, abanyarwanda baravuga ngo icyangira umuntu gitera agahinda. Ushobora kugira gutya, wajya kwishimira umunsi ugasanga hari sheke wagiye ugira. Oya, reka kuba imbata y'ibyahise, ahubwo fata ibyo byahise, izo sheke wagize, ibyo buzima bikubera isomo, wavanse. Kuko ntabwo ushobora kuavansa imigozi y'ibyahise ikikuziritsa akaguru. You can't. Idetashe n'ibyahise, uvuga uti uyu ni umunsi mushya, iki ni icyumweru gishya, uyu ni umwaka mushya. I have to enjoy it. Ngomba gufata iyo opportunity Imana yampaye kuba muri uyu munsi, hanyuma nkatekereza ibindi bintu bishya. Noneho rero icya gatatu, mureke mbabwire, uzi ko upanga ibikorwa by'icyumweru cyose kwibagirwa no kudapanga ibikorwa? Ako kantu karumvikana. Kudapanga ibikorwa ni ukuvuga ngo mu minsi 14 igeze ibyumweru 2 hagomba kubaho umunsi nagize blank utariho igikorwa. Aho ngaho noneho uwo munsi uraryoha. Abantu bavuga ngo bagiye ngo mu biruhuko, hanyuma yagera mu kiruhuko akaba ari bwananirwa. Abantu benshi dukorana bakunda kuva muri congé annuel bananiwe kubera ko babuze umunsi wo kudapanga ibikorwa. Ariko noneho nawe panga ibikorwa by'iminsi runaka, hanyuma ntupanga ibikorwa ku munsi runaka. Aho rero bizagufasha iki? Nibwo uyu mugabo undi imbere nambwira ati mfite ahantu nshaka kukujyana, kuko nta gikorwa napanze, icyo kizaba kibaye igikorwa kihapangiye. Muzi icyo bimaraho ngaho, ujya kudekuvura ibindi bintu. Ashobora kugenda akakujyana kuguhuza n'abandi bantu, ashobora kukujyana ukabona ahantu ikibanza cyo kugura utaruzi ko habaho, ashobora kukujyana ukajyana. Ntabwo aho ngaho ubu mbaye nyirangiyo bajya, nta nubwo uba urimo kubafua cyangwa se kwangiza ya principe yo kuvuga ngo no, kubera ko ni umunsi watanze uri blank, ukavuga uti ahangaha haraza kwandikwaho ikiza mu buryo buri spontane, ntateguye ariko kiza. Do you get it? Ibyo rero biraryoha cyane, kuko ibyo wateguye biba bifite imirongo, biba biri zanyira, bifite zanyira ntarengwa, biba ari ibintu biri fomo. Uwo munsi rero icyo gihe wateguye kiba kiri informo, biryoha kubi. Uzagera igihe utegure kutagira icyo ukora, hanyuma noneho iyo ngaho uzakora ikintu kiryoshye. Twagiye icya kane rero. Icya kane, limit technology use. Kuba imbata ya technology, anya ngo ikoranabuhanga ntago byumvikana neza. Kuba imbata y'imbuga nkoranyambaga, kuba imbata ya machine, kuba imbata ya telefone, cyane cyane telefone ngendanwa, bikubuza kuryoherwa na wa munsi, bikubuza kuryoherwa n'umunsi wawe. Gabanya, uvuga uti ubiha umwanya, cyangwa unavuga uti hari igihe ndi bu switching off, ngafunga telefone, ngafunga machine, ngafunga televiziyo, ngafunga ibintu byose, ubundi nkumva ntako kayaga. Nk'ubu hari nk'abantu badaheruka kumva inyamanza ivuga kubera ko bari muri telefone. Yego n'inyoni sinzi iyo zagiye, abantu basigaye batega bakajya kuzireba muri parike ya Nyungwe. Ariko mu gihe ibyo bintu byose bicecetse, ushobora kumva nk'igikona ku mabati. Hari igihe umuntu agira gutya agacuri ku mutwe muri telefone, ntiyumve n'igikona kirimo kugenda ku mabati. Ibyo bintu reka
rwose tubyige none bizadufasha rero savure ni izina ry'igifaransa, ijambo ry'igifaransa bivuga kuryoherwa, kumva saveur, kumva taste, icyanga cy'umwanya urimo. Ladies and gentlemen, tugabanye the use of technology, tugabanye the use of social media, hanyuma noneho tubone n'umwanya twishake twibone. Am I right? Well, murakoze cyane. Icya gatanu rero, icya gatanu ni ugufokasinga, ni ugutumbira icyo urimo gukora. Niba uri mu rusengero, tumbira umwigisha, tumbira abahereza bitambo, tumbira abantu bose bafite akazi muri urwo rusengero kugira ngo bagufashe gusabana n'Imana. Niba urimo guteka, hari abantu bakunda guteka bumva umuziki, birabafasha, ariko abajyanama benshi baravuga ko n'uwo muziki wufunge, cyetse niba ushaka kumva umuziki. Ariko niba urimo guteka, enjoying gukata karoti, chopping. Urana hari abahanga mu gikoni bazi gukata, ukabona ngo ariko urimo kurwana no kumva amagambo y'umuziki na tapi ya piano bashyizemo na solo na bass, ntabwo wakwinjoyinga gukata imboga, ntabwo wakwinjoyinga uzi ukuntu gukata ironje biryoha, ugafata icyuma. Urumva rero, tumbira icyo gikorwa hanyuma gikore. Abantu bakoresha abandi, abayobozi, managers, bakangurira abakozi babo ngo kuba multitasking. Kabubwira ngo urimo gukora mu facture, ngo waba urimo no kudekarara, ngo kubikuza bitwaye iki, ngo waba urimo no kureba ibyandaraye hanze, ngo waba urimo no kureba ibya stock. Ngo icyambere, niba utarimo gufokasinga kuri KPI imwe ngo uyirangize, uyinoze, uyikore neza, bizarangira ntacyo urimo kumastaringa, bizarangira ntacyo. Ubwo ndimo ndasa n'udevia, ariko multitasking okay ni sawa, bikore byose. Abagore bakunda kuvuga ngo bari multitasking, ariko nabo ashobora kugira ikibazo cyo kutabyira ibyo ametiriza kubera ko ntacyo yashyizeho umutima. Ariko mu byo gusezinga the moment no kwishimira umwanya turimo, niba uri mu rusengero, uri mu rusengero. Niba urimo guteka, kora cuisine. Niba uri mu muziki, uri mu muziki. Niba kugira ngo nukuvuga ngo nuko exploiter au maximum, kugera ku rwego rwo hejuru ku buryo umwanya wari urimo ukuryoheye. Yes, rero multitasking sinyanze, ariko reba niba umuntu urimo kugura ngo multitasking atari inyungu ze agenderaho, kuko wowe ntacyo uzinjoyinga, kuko byose urabyinjoyinga igice. Niba ari akazi urimo gukora, ntabwo uzakanoza, uzakora uhushura. Kandi murabizi guhinga dusiba icyo bitanga, urwiri rumeramo, ugasanga byishe imyaka. Niba ubishobora kwitwarira icyarimwe ari bitatu, well and good. Ariko nagira ngo mbabwire ibyiza birimo gufokasinga ku mwanya wawe. Carpe diem, says the moment. Fata uwo mwanya uryoherwe. Icya gatandatu, ganira n'abantu, uconnecting nabo mu buryo buri deep, mu buryo bwinjiyemo cyane. Kubera ko mu bintu Imana yankoreye, nta na kimwe yakoze itakinyujije mu bantu. I swear. Opportunities nyinshi nagiye ngira, ibintu byinshi nagiye ngira, nazivanye ku bantu. Rero niyo mpamvu mu guconnectinga nabo, kugira ngo wishimire uwo mwanya muri kumwe, niba wagize amahirwe yuko hari abantu baje, shyira ibintu ku ruhande, uconnecting nabo mu buryo buri deep, ku buryo uwo mwanya mufite uburi memorable, uzajya wibuka uti aha hantu. Hari ijambo muri Bibiliya rivuga ngo abubahaga Imana ngo bateranaga ngo baganira, ngo ibitabo by'ijuru byarabumbukaga, ngo bikabumbukira ku urwibutso. Rero nawe niba uri bubumbure igitabo cyo mu mutima wawe cyangwa n'ahandi, uwo munsi ko kanya uri kumwe n'abantu ukazakubera urwibutso. Aho ngaho urimo urashyira mu bikorwa carpe diem, you are saying in the moment fully, urimo urafata umwanya wawe kandi urawubyaza
umusaruro. Ushobora kwibaza ngo icya karindwi ni ikihe? Well, icya karindwi rero ni ukwiga ibintu bishya. Kwiga ibintu bishya. Guys, nabuze umwanya ariko Photoshop irimo irandyohera. Photoshop irimo irandyohera, color grading, ibintu byo gufadinga, ibintu byo kwimura uvana muri camera raw ushyira muri Photoshop, kuvana mushyira skinify tuntu nk'utwo, mbese murumva ko ntangiye kumenya utuntu, ariko nyine ndimo ndatumenya mu magambo, ariko kudukora ariko iyo nkakoze nkabona ndagakoze, it brings joy. Urishima, ukumva uranezerewe, ukumva uraryohewe. Uzarebe wenda ugiye nko kuvuga speech bwa mbere wari ufite ubwoba, ariko abantu bakakubwira bati abantu wundi wabagaye ko byari sawa cyane. Abantu benshi muri covid babonye umwanya, ugasanga abapapa b'ibiro biri hejuru barimo barasimbuka umugozi ubundi atajyaga usimbuka, ugasanga arimo aratera pompaje agatangira ebyiri ahita agwa ku butaka, ariko mu cyumweru kimwe kuko urumva yabonye umwanya agashimishwa nuko arimo gukora push up nka 15. Ariko rero reka twe kuba forced n'icyorezo gituma tuguma mu rugo, ahubwo natwe dushaka umwanya twinjoyinga ibintu bishyashya. Umenye ngo aka kantu ndakize. Abantu benshi muri mwe munkurikiye duhamagara abantu ngo baze gufixa amatara mu nzu zacu, tukabahamagara ngo baze kuduterera interrupteur, atari no gukosora installation mu maplafo, ahubwo ngaje kudushyiramo interrupteur. Kandi wakagombye gufata umwanya ukavuga uti ndagura toolbox, hamagara umuntu wiza amashanyarazi ambwira ati interrupteur bayishyiramo gutya, itara barifunga gutya, come on. Cyangwa gusa ngo uhamagaye umuplombier ari ugushyiramo, ari ugufunga vane gusa, ukaba umutegeye moto umuhaye ye nibyo yize bakwiriye kubaho. Ariko nawe urimo urata umwanya, iga ikintu gishya kandi mu kukiga ukinjoying. Nubona ubonye umwarimu mwiza nk'urimo kunyigisha Photoshop, wijoying uwo mwanya, interacting deeply, ibyo bizakunezeza. Kwiga ikintu gishya rero nicyo kintu cya karindwi nari mbabwiye kandi kizima. Carpe diem. Icya munani rero, hari ukuntu tuba tujugunyanze mu buzima, ugasanga ibitekerezo byawe biri scattered. Rero kugira ngo bireparpille, biri hirya, biratandukanye, ntabwo ibitekerezo byawe bifite umurongo, urabwirwa ngo fata umwanya ukore ka meditation, utekereze, wongere wisure. Babyita introspection, no kwiyinjiramo ugatekereza, ukavuga uti harya ibintu bimeze bite bundi. Kwiha umwanya rero bigusaba kuzimya bya bindi byose, ukisura, ukisuzuma, ukikusanya, ntube ujugunyanze. Ibyo bintu nabyo birafasha to seize the moment, kwishimira umwanya urimo ukawubyaza umusaruro. Biragusaba rero kugira gahunda. Take care of your body. Umubiri wawe, teka umubiri wawe, uryoherwe n'umwanya wo kwicira inzara, uryoherwe n'umwanya wo koga. Hari ukuntu twoga tuguruka tukoga neza, ariko simbizi uburyo wayinjoyinga, but take your time, icyo urimo ugikore neza. Niba ari ukoga, niba ari ukwambara neza, enjoyinge gutera ipasi, nunambara wumve ko wambaye. Ntabwo uzishima ejo uzaba uhari. Ni mu kwizera kurarema, ariko ntituriyo. Kuba tutariyo rero, reka kwinjoyinge uyu munsi. Enjoying sport, byo gukora ingororangingo, gymnastique, simbuka, aerobics. Uryoherwe uwo mwanya, uva muvuga uti kabisa. Nubwo bigufasha, kuko siporo burya ni inyunganiramirire, siporo ni ibirinda indwara, siporo ni imetaboliza ibintu byose bituri mu mubiri, bikongera bikajya ku kigero cyiza cyo gituma umuntu abaho neza. Ariko mu gihe uyikora
nubwo uzi ko ari umuti urimo kunywa, ariko ryoherwa nabyo. Icya cyenda rero ni celebration of small wins. Hari umuntu uba yumva ngo azishima ari uko ibintu bibaye completed. Nari ndimo mvuga nti to celebrate small wins. Uri umuhinzi, urahinga, ufite umurimo wagombaga guhinga, hari etape zo guhinga, reka wenda nivugire kurima amasinde ukayarangiza. Aho ngaho kiragutyo uvuga uti wow, urebe uhagarare ku mutwe w'umurima, urebe kuva epfo uvuga uti aha hantu ndahakoze. Nurangiza gusanza ibyo nabyo ni sawa, nurangiza gutera ibyo ni sawa cyane, nurangiza igihe nikigera kibagara ukabagara ukarangiza, ishime, nezerwa, atari kuvuga ngo subu ngo mbonye ndangije kubagara ngo ubuse nzabisarura. No, banza wishimire kwanza ibyo ugezeho. Nibyo kwishimira ibyo ugezeho. Take the moment, seize the moment, hanyuma noneho twishime. Ladies and gentlemen, ni mu celebrate small wins, achievement, ibintu mugezeho mwabonera intangamuganzanyo. Icyo Kinyarwanda kirakaza. Intangamuganzanyo ni proof yuko ibyo bintu wabigezeho koko, wishime. Icya 10 ni cya kindi nigeze kubabwiraho, ariko to spend time in nature. Nuko byo navuze ngiye kugushimira ibikugose n'ibyo ufite, no gushimira uburyo wabigezeho n'ababikugejejeho. Ariko noneho kwishimira umunsi wawe, spend time in nature. Jya muri nature, ugende wishimire iby'Imana yaremye, wishimire iryo zuba nkuko twabivuze, wishimire inyamaswa, inyoni. Ufata umunsi wawe wishimire ububyaza umusaruro, ikintu cyose gishobora kuguha umunezero. Jya ku kiyaga urebe imivumba, urebe uburyo umuyaga ugenda uhirika amazi ameze nk'amabimba, uryoherwe, ufata amafoto. Cyangwa se ujye kuri beach ufata umucanga uterere hejuru, wishimire iby'Imana yaremye. Donc umunsi wawe ugende neza. Carpe diem, seize the moment. Fata umwanya wawe uwishimire. Ubaho nk'utazapfa, ugapfa nk'utarabayeho. Uzumva ubuhamya bw'abantu benshi bamaze igihe barundanya ubutunzi, bakaburira umwanya imiryango, bakaburira umwanya abana, bakaburira umwanya ku gisasiro, akaryama akavuga ati had I known, iyo nza kubimenya, si j'avais su, iyo mbimenya nari gukuraho iminota nkatwara abana banjye mu bikinisho, nari gukuraho iminota nkatemberana n'abana banjye muri quartier, nari gukuraho iminota nkishimana n'umugore wanjye, hanze twasohotse nari gukuraho iminota. Rero twirinde kuzaregreta nyuma. Icya 11, reka mpite nkomereza aho ngaho. Spend time with your family. Nari maze kubivuga, family iraryoha, ladies and gentlemen. Uhereye ku mupartenere wawe ukajya ku bana kuba bafite, fata umwanya ubabe hafi. Fata umwanya ubabe hafi, bagushimishe nawe ubashimishe. Umunsi wawe uzaba mwiza. Umunsi wawe uzaba mwiza. Uko biniryohera ntago nabiguteramo ngo ubyumve. Nawe bigerageze uburyohe no uzabwiyumvira, nta nubwo uzamaho. Ariko spend time with your family, umuryango wawe. Ntibibe ibyo mu minsi mikuru umanuka kujya kureba ababyeyi gusa, ahubwo unabahamagare kuri phone, muganire, mumarane umwanya, nawe enjoying, uryoherwe no kuvugana n'abantu Imana yaguhaye, no kubana nabo. Ubwo ndavuga n'inshuti, haza muri bya bindi byo kuganira. Fata umwanya uganire, spending umwanya wawe n'umuryango wawe. Ibyo bintu biraryoha. Bigusaba nyine kugira ibyo uhagarika, bigusaba kugira ibyo ukuraho kugira ngo umare umwanya n'umuryango wawe. 12,
fata umwanya usabane na neighborhood, abaturanyi bawe. Niba hari abo ugifite icyo urushije, ubashyire banezezwe nuko bafite umuturanyi mwiza. Niba atari no kubashyira n'ayo maturo cyangwa kwishimana nabo, ubasure bamenye ko ugihari, ugihumeka. Fata umwanya uwubyaza umusaruro wishimana n'abaturanyi. To practice the activities of kindness, ni gukora ibyo bikorwa by'ubugwaneza uhereye ku baturanyi bawe ukagera no ku bandi. Nari mvuze kubasura niba hari icyo barushije ukabashyira, nari mvuze niba nta n'icyo ufite ubashyira ariko bakakubona bakamenya ko ugihari ku bwabo. Anytime bashobora no kukwitabaza kandi ukabatabara, cyangwa se nabo bagira ibyishimo bakenera uwo batumira kugira ngo bishimane nawe, bakagutumira. Ibyo bintu rero banyakubahwa mu nyumva ntibikabacike. Gambirira kugira neza rwose, utume umuntu nibura ku munsi asmiling, aseka. Uvuga uti uyu munsi ndashaka ko mugenzi wanjye umwe muri quartier cyangwa n'ahandi ari buseke yishimye kandi mbigezemo. Icya 13 ni ikihe? Turenda kugera ku musozo. Kirashekeje. Barakubuza gutekereza cyane. Akubuza gutekereza cyane. Niba wafashe icyemezo cyo gukora ibintu kandi ubona nta risk zirimo cyangwa n'izirimo ziri manageable kandi ari ngombwa, wabikoze. Ukareka kuzana za hwatifu nyinshi ngo niba bigenze gutya, ko bitagenze gutyo se. Niba wize ibintu neza ukabona just jump into action, hanyuma noneho ukora amakosa uzayigiraho. Ariko wiguma muri hwatifu cyane, kuko izo za hwatifu kwibaza ibishobora kubaho ushobora kubitindamo na opportunities zikagucika. Cyagiye bitubaho kenshi, ugasanga igikoresho wendaga kugura kiragucitse, wari uri muri hwatifu. Ndabeshyara? Ugasanga amahirwe menshi aragucitse wagiye muri hwatifu. So reka kujijinganya. Ni wabitekereje neza, ubona umumaro icyo kintu cyakumarira, gikore. Rero wizuyaza, take step forward, ukomeze ugende ukore akazi. Ntibifeyiringa, uziga isomo hanyuma ukomeze ukora ibindi. Ariko witinda kuri failure cyangwa esheke cyangwa se gutsindwa utarageramo. Seize the moment, man. Ni umunsi Imana yaguhaye, ni igitekerezo Imana igushyizemo, gikure kandi uzabonamo inyungu. Sino amahirwe menshi azagenda gucika. Icya 14 kirashekeje, ngo ni ugukoresha senses zawe: ururimi, amazuru, amaso, uruhu. Baravugaho iki? Ururimi, ngo ukoresha ururimi wishimira ibyo ufite. Baravuga ngo niba ari umuneke wa kamara, wihurije ngo ujye kuwumira gutyo gusa, tanawumedise ngo wumve uburyo gahumura. Ubwo mpereye ku kantu nemera kandi kari aho ngaho umuntu yabona. Undi aravuga ati koresha ururimi wumve uburyo shokora iryoha. Wishimira ubuzima uwo mwanya. Niba ari urukarango, abantu mwize muturanye na kuva, ndabashuhuje. Ibintu twaryaga muri secondary murabizi, ariko noneho ukajya kubirya unyuze ku gikoni cya kuva. Harimo spices zose. Niba wumvise urukarango nk'uru rutakuguye nabi bitewe n'impamvu za sante zawe, ngira gutya. Amazuru Imana yaguhaye kugirira umumaro muri uwo mwanya. Niba murabona turiya tuntu
tuba dufunitse amaradiyo za ufa cyangwa se ama keyboard, harimo utuntu tw'udushashi turimo umwuka, kuduturitsa biryoha kubi. Abantu bavuga ko ngo tumarana stress. Niba ukabonye kajyeho gaturitse, ushobora kubona ko biri bizarre, ariko ni ibintu biryoha. Kaba gafite utuntu twinshi tw'utwuka twinshi ugenda uko. Rero koresha senses zawe, kuko aho ngaho urimo urakoresha lotushe, urimo urakoresha uruhu, ibigukora ukumva. Ariko noneho bivuye ku ruhu, kuko urimo uragakora ukumva kararyoha, bigiye no ku matwi, kaba gaturika neza nk'akagori kokeje. Tangirana umunsi imigambi myiza. Hari umuntu wavuze ngo mbere y'uko ujya kuryama banza urangize umunsi ukurikiyeho ku rupapuro. Nuvuga ngo ukora plan. Nawe gira imigambi myiza, urugero nko kugira unezeza. Hanyuma noneho umuntu akubwira ati thank you my brother, thank you my sister, you made my day, wakoze cyane unkoreye umunsi. Hamagara umuntu umubwira uti uyu munsi your lunch is on me. Ntuteke cyangwa se ntugiye kuriraho wajya gurira, cyangwa se nturye mu buryo wajya guryamo, cyangwa se urye mu buryo wajya guryamo, ariko the bill is on me, I will pay the bill for you. Ndaza kukwishyurira icyo biri butware byose kugira ngo uyu munsi urye neza. Ibyo bintu ntabwo wahita ubikora ako kanya, urabitegura, hanyuma ugafata umwanya ukanezeranwa n'umuntu wawe uri important to you, cyangwa se n'undi muntu uri in need, hanyuma bigende neza. Ndabizi murabikora ariko hari igihe mubikora mukavuyo. Abikore wabiteguye, uvuga uti uyu munsi I will put a smile on the face of somebody. Sibyo? So, rero ladies and gentlemen, reka dufate umunsi wacu, dufate igihe cyacu tukiryoherwemo kandi kitunezeza. Carpe diem, carpe diem, carpe diem. Uyu munsi turahazi, ni wo munsi dufite. Ejo ntabwo tuhazi. Gerageza umunsi wawe mwiza. Kandi uyu munsi wawe nuba mwiza, urategura uw'ejo nawe uzaba mwiza. Kuko uyu munsi utabaye mwiza, hari amahirwe make cyane yuko n'uw'ejo utazaba mwiza. Parce que uruhare runini ni urwacu. Utabigize uyu munsi rero ntabwo uzabigira ejo. Kandi uko ubayeho uyu munsi ni nako gutegura ejo. Kuko imigambi dufite uyu munsi niyo iha shape, niyo iha forme, niyo iha uko tuzaba tumeze in the future. Seize the day, fata umunsi, seize the moment, ishimira umunsi. Tunyuze muri bya bindi byose, hari n'ukundi kuntu nawe wabona n'ibindi, bishyire muri comment, utubwire uti hari akantu wibagiwe, aka nako kararyoshye, cyangwa se tuganirize no kureba. Don't forget to subscribe, ntiwibagirwe gukanda kuri subscribe, kukazogera kugira ngo bijye bikugeraho, ariko comment nazo ni ingenzi, no gusharinga kugira ngo tugire umuryango wagutse. Wakoze cyane gukurikira Pedro's Quote Series. Naho ubutaha kuri MC Pedro KR. Thank you. Bye bye.